mwirinde ubusinzi, ibintu byo kunywa inzoga. Byari ibyishimo bidasanzwe kuba ofisiye barenga igihumbi bo mu ngabo z'u Rwanda bahabwaga ipeti rya Suriyetona Generali ndetse barihabwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ariwe nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Byari ibirori, byari ibyishimo ku miryango n'inshuti bitabiriye ibirori, dore ko n'umwana wa bucura wa Perezida Paul Kagame ariwe Ayani Kagame nawe Brian Kagame nawe yahabwaga iri peti rya Suriyetona Generali. Byabereye i Gako mu karere ka Bugesera. Byari ibirori bidasanzwe kwishimirwa n'abantu benshi cyane, dore n'ijambo Perezida Paul Kagame yageneye aba ofisiye binjiye mu ngabo z'u Rwanda byeruye, ndetse n'ipeti rya Suriyetona Generali bahawe, abibutsa ko ari iryo kwifashisha baharanira icyagirira abanyarwanda bose akamaro ndetse n'icyateza imbere igihugu, baharanira ubusugire, umutekano w'igihugu ku isonga, bagafatanya n'abakuru babo babimazemo iminsi mu gucunga ubusugire bw'igihugu no kugenzura ko nta cyahungabanya abanyarwanda, bagahora basesuye, dore ko umunyarwanda ari mu nshingano zabo kumurinda. Mu gihe mu mirimo yanyu rero mugende muzirikana ko gukorera abanyarwanda ari wo murimo wanyu wa mbere w'ibanze, kandi iyo mukorera abanyarwanda ari nabo mukomokamo, ari bo muvukamo, ubwo muba mwikorera namwe. Ibi bigomba kugaragarira rero mu musaruro mutanga, mu myitwarire, umunyeshuri wahize abandi muri ze umwaka umwe akaba ari nawe wahize abandi muri byose ni Oscar Emmanuel Kayitare.